Amakuru ahari ni uko inyubako y'ubucuruzi izwi cyane mu mujyi wa Muhanga ahazwi nko kwa Jacques yafunzwe bitunguranye. Abacuruzi bo muri uyu mujyi wa Muhanga bakorera muri iyi nyubako yo kwa Jacques barataka bavuga ko bashobora guhura n'igihombo gitunguranye bitewe no gufungwa kw'iyi nyubako nayo yafunzwe mu buryo butunguranye. Ese cyaba ari iki cyabiteye? Kuki iyi nyubako yaba yafunzwe? Ese barateganya kuba yafungurwa ryari? Reka turebere hamwe iyi nkuru nkuko twaganiriye na bamwe muri abo bacuruzi bahakorera batubwira imva n'imvano yo kuba iyi nyubako yafungwa. Iyi nyubako yo kwa Jacques ni imwe mu nyubako z'ubucuruzi zimaze imyaka myinshi muri uyu mujyi wa Muhanga. Irimo amaduka menshi acururizwamo imyenda, ibikoresho bitandukanye, serivisi za telefone ndetse n'ibindi. Ku mugoroba w'itariki 23 z'ukwezi kwa karindwi 2025 nibwo humvikanye inkuru y'uko iyi nyubako yaba yamaze gufungwa n'ubuyobozi, aho bwafashe icyemezo cyo gufunga iyi nyubako by'agateganyo. Impamvu iri kuvugwa mu bijyanye no kuba iyi nyubako yafunzwe harimo kuba ari isuku idahagije ndetse n'ikibazo gikomeye cy'ubwiherero. Ubwo twavuganaga n'umwe mu bacuruzi bahakorera ariko utashatswe ko izina rye ritangazwa, yatubwiye ko iyi nyubako yafunzwe nyuma y'igihe bigaragara ko hatari isuku ihagije cyangwa se inyubako igenda igaragaza ubusaze, ndetse ko habuze n'ubwiherero abakorera muri iyo nyubako bashobora kuba bakwifashisha, mu gihe bavugaga ko n'ubwari buhari bwabaga kenshi bufunze, bikaba byasaba kujya kwiyambaza izindi nyubako zihakikije kugira ngo babashe kuba babona ubwiherero. Aho bavuze ko ibiri gusabwa nyiri iyi nyubako bisabwa ko yongera kuvugurura nk'uko n'ubundi tuhagera twasanze batangiye igikorwa cyo kuvugurura, aho bari kubaka hagiye hasenyuka, ndetse ko agomba no gusiga amarangi hasa nabi, ndetse ubwiherero bugatunganywa neza bukanongerwa kugira ngo icyo kibazo kitazongera kuboneka. Twagerageje kuzenguruka imiryango yose y'iyi nyubako ngo turebe ko byibura hari na hamwe haba hasigaye hari gukorerwamo, ariko twasanze hose hafunze, nta hantu na hamwe hari gukorerwa. Imiryango yose, yaba imiryango icururizwamo ibintu biranguzwa, yaba imiryango icururizwamo imyambaro, ahacururizwa amatelefone, ahatangirwa serivisi zitandukanye zaba iza interinete n'ibindi, aho hose imiryango irafunze, ndetse n'abacuruza benshi ntibigeze bahagera, uretse ko harimo bamwe na bamwe bahagaze ku miryango ahari baje batekereza ko bashobora gufungurirwa, ariko siko byagenze. Abacuruzi rero ubwo twakomezaga kugenda tuganira nabo, wabonaga nta n'umwe wifuza kuba yaduha amakuru, kuko ngo bari bafite impungenge y'uko bashobora kuba barebwa nabi ku bw'ayo makuru batanze, ariko nyamara bakongera bakavuga bati mu gihe udatangaje izina ryanjye ntacyo bintwaye. Ati cyatumye hano hafungwa ni ukubera ikibazo cy'isuku nkeya ndetse n'inyubako ishaje, ariko nyirinzi ari kubyitaho nk'uko bireba, dore abafundi batangiye kubaka ndetse harasabwa no guterwa amarangi, kandi ibyo birakorwa vuba kugira ngo twongere dufungurirwe. Tubabajije niba baba bazi igihe hazafungurirwa, bagize bati oya ntabwo igihe tukizi, gusa icyo tuzi neza ni uko umuyobozi w'akarere ka Muhanga cyangwa se meya w'umujyi wa Muhanga yavuze ko igihe amasuku yamaze gutungana nk'uko bikwiye ko azabimenyeshwa, akaba ari nawe utanga uburenganzira bwo kongera gukorerwamo. Iyi nyubako iri mu nyubako zo mu mujyi wa Muhanga z'ubucuruzi zikomeye, ndetse dore ko yagiye inubaka izina. Nk'umuntu utuye muri uyu mujyi nta n'umwe waba utazi iyi nyubako, ndetse n'abavuye mu tundi duce dutandukanye tw'igihugu iyo baje i Muhanga kenshi baravuga bati ndahagarara kwa Jacques, cyangwa se ibintu runaka ndajya kubihaha kwa Jacques. Ni inyubako yafashe izina nk'uko wakumva ngo kwa Rubangura mu mujyi wa Kigali, aho usanga buri muturage wese utuye muri uwo mujyi aba hazi. Ni inyubako rero yatangiye gukorerwamo kera, ndetse twavuga ko n'abayikoreramo bafitiye igihugu umumaro ukomeye, dore ko akenshi abacuruzi umusanzu wabo utangwa binyuze mu musoro batanga. Rero ubwo twumvaga inkuru y'ifungwa ry'iyi nyubako twagize amatsiko yo kumenya impamvu yabyo. Rero nk'uko bivugwa, nyiri iyi nyubako uzwi nka Jacques yasabwe n'ubuyobozi gukemura ibibazo byose birimo kuvugurura, gusana ahangiritse, gusiga amarangi ndetse no kubaka ubwiherero. Gusa nubwo bimeze bityo,
abacuruzi bafite impungenge z'uko bishobora gutinda ndetse bikaba byabateza igihombo mu gihe ibi bidakozwe vuba, dore ko abenshi bavuga ko baba bacuruza bakoresha kredi, abandi banishyura ubukode haba aho bakorera ndetse n'aho baba. Nubwo bwose atari bose, ariko haba harimo abafite ikibazo cy'amafaranga gikomeye. Rero abacuruzi bo bakomeje guhamya ko ubuyobozi bwatangaje ko iyi nyubako izongera gukorerwamo ari uko isuku n'ibyangombwa byose byubahirijwe. Gusa nanone ubwo twahageraga tugasanga ibikorwa byo kuvugurura iyi nyubako byatangiye, byatanze icyizere cy'uko vuba aha ubucuruzi bushobora kongera gusubukurwa. Rero mu gihe aba bacuruzi bagitegereje kuba bakongera gufungurirwa, ikibazo cy'isuku muri iyi nyubako y'ubucuruzi kirakwiye kwitabwaho muri rusange. Isuku ni uburenganzira n'inshingano. Isuku y'ahakorerwa ubucuruzi ni ngombwa kuko iteganywa n'amategeko kandi igira uruhare mu kurinda ubuzima bw'abakiriya n'abakozi. Ibigo bikora ubucuruzi bikwiye kubyubahiriza, bikagira ubwiherero bufite isuku kandi bworohereza abantu barimo abakiriya n'abacuruzi, ndetse hagashyirwaho ahajugunywa imyanda hateguwe neza, hanogeye isuku y'inzu, igisenge n'ubutaka. Ibi kandi bikaba bigomba gukurikizwa hakurikijwe amabwiriza ya Rwanda Standard Boards n'ibijyanye na hygiene ku bufatanye n'ubuzima rusange, ndetse n'itegeko nimero 68/2018 rigena ibihano ku byaha bijyanye n'umwanda n'izindi ndwara rusange. Iyo hatujujwe aya mategeko, inzego zibishinzwe zishobora kuba zafunga aho hantu by'agateganyo kugeza igihe ibyo bibazo byakemuwe. Tuzakomeza kubakurikiranira uko ibi bikorwa byo kuvugurura iyi nyubako yo kwa Jacques biri kugenda, ndetse no mu gihe bafunguriwe. Mukomeze kugira amahoro y'Imana, turabakunda.